ese koko arenze zibaho? Iki ni ikibazo kibazwa na benshi ariko ni bake cyane bagifite igisubizo. Uziko ku isi hari ibintu bibaho ariko ntibisobanuke. Ugeze wumva abantu bavuga ko babonye ibiremwa bidasanzwe? Ese koko nibyo aliens zibaho cyangwa nibihuha gusa? None se kuki hari amafoto na video zagiye zigaragaza zikavugisha abantu benshi ndetse bamwe bahanga bakemeza ko ari byo koko? Dore impamvu singusiga igaragaza ko aliens zibaho ndetse zikorera ku isi yacu. Mu mateka y'isi hari ibintu byinshi byagiye byigaragariza abantu bagasigara bibaza ibibazo byinshi. Nko mu mwaka w'1947 habaye impanuka idasanzwe izwi nka Roswell UFO crash, aho bivugwa ko hari icyogajuru cya aliens cyaguye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abantu benshi bavuga ko leta yagerageje kubihisha. Ariko se ni iki Leta ya Amerika yishaga? Kuki yabishaga? Hagati ya 2004 na 2020 Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashinze igice cyihariye cyo gukurikirana ibimenyetso bya UFO. Nimvuga UFO wumve ibintu by'indege cyangwa se ibyogajuru bitazwi mu kirere. Ndetse hari amafoto na video Pentagon yemeje ko ari ay'ukuri ariko ntiyigeze avuga icyo ari cyo. Ntiyigeze asobanura icyo ayo mafoto ari cyo. Igitangaje ni uko hari abakozi ba NASA bavuga ko bafite amakuru menshi ku bindi biremwa ariko babujijwe kuyavuga. None se kuki leta yabihisha? Ese hari ukuri mu kuduhisha? Reka tubirebe. Ese wowe wemera ko bibaho? Urabivuga wiki? Tubwire igitekerezo cyawe muri comment. Niba wumvise ibi kuryoheye sigaho like, subscribe na comment kuko hari byinshi bitangaje utazi dufite. Ni inkunga yawe. Nta mafaranga bisaba, wowe icyo ukora kora like unakoresha by'umwihariko subscribe yo ube wayisoje. Gendishe Claude. Murakarama.